ninjoro ngiye kumva numva ijwi riransanze hari nko saa 8 z'ijoro. Numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye ati saha irageze yo kugushyira muri rya torero nakubwiye. Igihe kiragera nza kubona undi mukozi w'Imana arambwira ibyo kujya gusengera mu Badivanisti. Aranambwira ati n'ikimenyetso Imana igusanga ntumenye kwigusanga ntumenye kwikubwira. Amarira itamanuka. Amanutse ijwi ramubwira ngo urimo urajya hehe? Ngo jya mu isabato yanjye. Mu gitondo kare umuntu abaraje ambwira ati Imana namwe mu rwego andikiye umushumba mu rwego yuko basezeye mu Abamethodiste tuzasubira. Bitanicara n'umuryango wanjye ndavuga nti murabona ukuntu bimeze imbaho ingero zose ukuntu Imana yagiye dutumaho kuva kera ariko igihe kigeze ko itwimurika dukura mu itorero mu idini twari turimo ikatujyana mu itorero. Twabonye ibitangaza by'Imana. Tubahaye ikaze mwe mudukurikiye kuri murongo wa YouTube Umurinzi Online TV, tubashimira kandi uburyo mudushyigikira. Reka tubibutse ko ibitekerezo byanyu ari ingenzi, ko bidufasha kubategurira ibibanogeye. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru mutigeze mwumva ahandi. Inkuru bamwe bise isohora ry'ubuhanuzi, aho abakristo bo mu idini ry'Abamethodiste nabo mu idini rya ADPR ubwo bari mu cyumba cy'amasengesho, umwuka wera yababonekeye akababuza gusenga ku cyumweru ngo kuko bakurikizaga amategeko y'abantu, ahubwo bategekwa kujya mu idini basuzuguraga riruhuka isabato. Ibyo bikaba byarabereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nzige n'uwa Gahengeri. Muri iki gice cya mbere cy'iyi nkuru tugiye kukubagezaho ubuhamya bw'abavuye mu idini ry'Abamethodiste bayobowe na mwarimu wabo wari umwigisha muri paruwasi, ubu akaba yaremeye umuhamagaro wa Mwuka Wera, akaba yaragiye mu idini rishya yeretswe ari kumwe na benshi mu bo yayoboraga. Nitwa Munyakazi Emmanuel, narasengeraga mu itorero rya Methodiste Libre paruwasi ya Nzige. Yego, mwe muri kumwe nande? Ese mwaba mupfana iki? Murakoze cyane. Reka noneho umutware akomeza atubwira inshingano yaba yari afite mu itorero ry'Abamethodiste Libre, atubwira n'ubuhamya bwe uyu munsi. Mu itorero rya Methodiste Libre nari umuvugabutumwa, kandi nari mfite n'indi mirimo nari nshinzwe. Nabaga mu nama isuzuma ikanatuma ya konferanse ya Kayonza mu pasiteri, nari sekreteri muri paruwasi. Niyo mirimo nakoraga muri iryo torero Methodiste Libre. Murakoze cyane. Ese ko tubasanze hano ku itorero ry'Abadivantiste munsi wa karindwi, mwahageze muti? Nimutubwire amavu n'amavuko n'amagenzi yanyu. Ukuntu rero twaje kugera mu itorero ry'Abadivantiste munsi wa karindwi, Imana niyo yaduhinduye. Imana niyo yaduhinduye, tubwira yuko itorero turimo dusengeramo isenga ku munsi yashyizweho n'abantu b'abantu, ko tugomba guhinduka tukajya mu itorero ryayo risenga ku munsi yashyizeho, ryubahiriza n'amategeko yayo. Muti Imana niyo yaduhinduye. Ese Imana yabahinduye ite? Yabahamagaye iri mu ijuru, byagenze gute? Ni kuvuga ngo twari abanyamasengesho twasengaga muri gusengeramo. Rero Imana yakoresheje abantu bamwe batubwira yuko Imana ibanyuzemo. Imana itubwira ko tugomba guhindukira kuko twagiye mu itorero nyine ridasengera ku munsi, twagiye mu itorero risengera ku munsi washyizweho n'umuntu atari umunsi wayo, ko tugomba guhindukira. Ese uretse abo banyamasengesho bagiye baza babibabwira, mwebwe Imana ubwayo yaba hari icyo yabibwiriye? Ni kuvuga ngo Imana yabitwibwiriye inshuro nyinshi, dusanze mu rugo dusenga, ikabitubwira yuko ishaka kugira ngo tuyobore inzira nziza, ko twayobye, ishaka kutuyobora kugira ngo tuzajye gukora umurimo wayo mu Badivantiste mu munsi wa karindwi. Imana ibibabwira, ese yaba yarabibwiye wowe mutware w'urugo cyangwa yabibwiye umufasha wawe? Mbese duhe muri makeya, tubwire icyo gikorwa uko cyagenze. Ni ukuvuga ngo igikorwa ukuntu cyatangiye, twarimo dusenga, ariko twagira gutya Imana ikatugenderera nijoro tukajya. Umudamu wanjye afite impano y'ubuhanuzi,
Imana rero ikaza kutuganiriza hanyuma ikatubwira byose, ikatubwira ukuntu hari itorero ryayo ry'Abadivantisite ari ryo yashyizeho, ryubahiriza amahame yayo, ryubahiriza amategeko yayo, ryubahiriza isabato. Imana itubwira yuko isabato ariyo yayishyizeho, kandi ko indi abasenga ku cyumweru ari abantu bicaye hasi babijyamo inama hanyuma babyishyiriraho. Ubwo rero bituma natwe tubwira ko igomba kuduhindura tukajya gusengera ku munsi wayo. nuko Imana irababwira iti muhindure mujye gusenga ku munsi wayo. Ese ibabwira kujya mu Abadivantisite, Abadivantisite mwari musanzwe mubazi, ibikorwa byabo mwari musanzwe mubazi, mwafataga mute iryo torero? Ni ukuvuga ngo Abadivantisite nta nubwo twari tubazi, ahubwo aho twigaga nigoga nigize teoloji ahantu i Rweza, nongera kwiga teoloji Nzige, batwigishaga ko Abadivantisite ari itorero ryayobye, bakatubwira yuko iryo torero tugomba kujya ahubwo twigisha Abadivantisite kugira ngo tubahindure, batwereka inyigisho tugomba kujya tubigisha kugira ngo izo nyigisho mbese tujye tubatsindisha inyigisho baduha. Mu by'ukuri rero ntabwo iryo torero twari turizi, n'amateka yaryo twanayakurikirana kuko twumvaga ko ari itorero rimeze nk'aho ryagiye ukwaryo ritanazwi ihari. Ese igihe mwahabwaga iryo jwi ribabwira yuko mwayobye, ese mwaba mwaragerageje Imana ngo mumenye ko koko ibyo ibabwira ari ukuri? Niba mwarayigerageje mwakoresheje ubuhe buryo? Mutubwire rwose mu buryo bwimbitse uburyo mwagerageje mugasanga iryo jwi ari ijwi ry'Imana, ari Imana ishaka kubahamagara. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze, Imana ijya kumbwira ko ijya kutubwira kugira umufasha wanjye ko izaduhindura, yabitubwiye mu mwaka w'ibihumbi 2002 yabitubwiye. Twagiye gusengera ku muntu wo mu PANTEKOTE ahantu mu epfiriye Musha. Mpageze arambwira ati ndabona Imana, arambwira ati ko ndebe ushaka kuva mu itorero urimo ukajya muri iri torero ry'abarindi ushaka kujyamo kubera iki? Ndambwira nshaka kujya muri ADPR, ndebe uko imiryango yacu niho iri, naho ndi numva nshaka kuvayo. Arambwira ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo iryo torero ntuzarivemo, niyo ubwayo izageza igihe ikwimure ikujyane mu itorero ryayo. Ubwo rero irabimbwira muri icyo gihe, birakomeza. Ikindi gihe kigeze irongera irambwira mbomba umuvugabutumwa, irambwira iti ngiye kugutuma mu mashuri yose ya hano muri paruwasi ya Nzige, nurangiza kuyazunguruka yose nzakwimura mujyane ahandi ujye kunkorera umurimo, kuko mbona mu nshakana umwete, ariko ndacyategura itorero ryambye nzabajyanamo. Ubwo rero tukaba gutyo tutazi itorero tujyanamo iryo ari ryo, tuguma aho ngaho. Igihe kimwe kigeze nibwo nageze aho, ubwo bamaze none igihe kiragera, irambwira iti igihe kirageze nshaka kuguhindura. Ubwo nayoboraga ahantu ku ishuri bita i Rugarama rwa Murama, ninjoro ndimo gusenga ijwi ry'Imana irampamagara, irambwira ngo icyo nagutumye gukora ahangaha kirarangiye, ngo nshaka yuko ugenda ngo ugiye kugutuma ahandi, ngo ariko nuharangiza ngo nzahita nkwimura ngo mujyane kunkorera umurimo ahandi. Ubwo rero nkagira nti wenda izanyimura wenda injyana muri indi shuri, ariko ubwo nibwo navuye ngaho mbwira abo twasenganaga mbabwira ukuntu bigenze. Barambwira bati nta kibazo, bati niba uzagende. Ubwo inama iraterana abantu kuri paruwasi Nzige njya kuhayobora. Icyo gihe mpaguruka, Imana imbwiye ngo uzahamara imyaka 3, nirangira nzakujyana ahandi, uzahamara igihe gito mfite nkugarura mutume nkujyana aho nshaka kukwiburira. Ngeze aho ndanasenga nayo se Imana aho uzanyugupfa, ndambwira ngo oya si ugupfa, ahubwo no kugira ngo ujye kunkorera umurimo ahandi, ariko sinkamenye ahariho. Ubwo igihe kigeze turimo dusenga mu rugo, umudamu wiwe dusanga mu rugo, Imana iratugenderera iratuganiza, iratubwira igihe kirageze kugira ngo mbahindure mujye kunkorera umurimo muri rya torero nababwiye, ariko ntiyatubwira iryo ari ryo. Turavuga tuti sawa, turabyemera, ariko twabyemera neza, tangira kubishidikanyaho, tujya impaka, si ibyo torero ni bwoko ki, ese turahibuka tujya hehe, ese nkanjye nzabigenza gute, ntangira kugira ikibazo. Ubwo ariko muri iyo minsi yatubwira ati noneho ngiye guhindura umuhungu wanyu, nimara kumuhindura azaza abigisha n'ibyo mutazi, azaza yibasobanurira neza. Ubwo turasenga. Igihe kigeze rero umuhungu wanjye araza
amajije kuza asanga Imana yaratubwiye iti kugeza ubu ntimuzasubire muri rusengero. uwo muhungu wanyu yaraje aturutse hehe? Yaraje aturutse mu Bugande, niho yaragiye. Ese agenda yagiye ari umudivantiste? Agenda yagiye ari Abamethodiste. Agezeyo amakuru yambwiye ko agezeyo asanga nta Abamethodiste bariyo, ajya muri ADPR. Agarutse atubwira ko ageze muri ADPR, Imana ngo nibwo yamusanze iramuhamagara nijoro, ndavuga ngo sinshaka kuguma muri iryo torero rya ADPR, nshaka kujya mu itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Nuko ntago byumvikana ukuntu mwavuye mu itorero mwari murimo muri abayobozi mukaza mu itorero ry'Abadivantiste mugatangira kuba umukristo ku rwego rwo hasi. Aho ari umuyobozi byumvikana yuko kugira ngo haguruke ari icyemezo gikomeye byaba warafasha mu buzima kikugoye. Ese nta mananiza waba warashize ku Mana kubera ibyo ngibyo wari ugiye gusiga? Imana nayo igerageje cyane, ntabwo nagerageje cyane, maze kugeza hamwe sinabyemera, ageze yohereza undi muntu araza arambwira ati Imana iramwe ngo nkuhe aya magambo yo mu Byahishuwe ibice 18 akuye mu murongo wa 1 wa 5 avuga ngo ivuga irimbuka ry'ababonye ngo ubwoko bwanjye n'umusohoke muri Babuloni. Ubwo mbangizi ndavuga nti se baho turi ni muri Babuloni koko, tangira kwitera abantu ntabwo mbyumva. Bukeye Imana ibonye ko ubutumwa bundi nabwanze, irongera yohereza undi ku rundi ruhande, araza arambwira ati Imana yambwiye ngo igihe kirageze ngo ikujyane muri rya torero yakubwiye. Ndamubwira nti oya, ntabwo mbyemera. Arataha, ngenda usenge, asubirayo. Bukeye mu gitondo yongera aragaruka arambwira ati Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ntuzasubire mu rusengero, ishaka kuzajyayo. Ndamubwira nti oya, tujye turasenga n'umudamu wanjye. Nibwo Imana iraza iratubwira iti ni ngiye ushaka ko muhindukira, kuko ririya torero murimo ntabwo bubahiriza umunsi wanjye, ntabwo bubahiriza amategeko yanjye. Ndashaka yuko mujya kunkorera mu itorero ryanjye ryubahiriza amategeko yanjye nashyizeho. Yambwira ngo hariya mwari mu madini, ni idini ntabwo ari itorero. Amaze kubimbwira ubwo bukeye ndavuga nti oya, reka nkubwire. Ndavuga nti rero madamu wanjye, reka tujye gusura umuntu ahantu muri Gatsibo hariyo umuntu w'inshuti yanjye, ko kahabera icyumba cy'amasengesho. Turahaguruka turajyana, tugezeyo turasenga. Umuntu w'umwadeperi wari waturutse i Kanombe turahahurira, arambwira ati arahanura, arambwira ati Imana irambwiye ngo wa mugabo wowe, Imana irambwiye ngo itorero urimo ntabwo Imana ishaka ko urigumamo, ngo ribishaka kwimura kugenda mu itorero ryayo. Ubwo mbebane n'uwo muntu, ubwo ndebana n'umudamu wanjye turaseka, ndavuga ndahari nyama bya bintu nibyo koko Imana ishaka ko twimuka. Ndavuga nti ariko nanga kubyemera, kuko naga kwinshingano nari mfite, zari inshingano zikomeye kandi n'icyubahiro, muri make n'icyubahiro nari ngifite. Ndangije ubwo ndavuga nti ntacyo, wa wundi bucya ataha haba haje undi muntu, none dukomeza icyumba cyo gusenga, haza undi muntu w'umudamu we n'umumetodiste aho ngaho i Gatsibo. Araza bajya mu masengesho, ngiye mpita ndanarwara, njya mu nzu ndaryama. Mu kanya nsohotse mbona nawe arasohotse, araza arambwira ati wa mugabo we, ati hari ikintu Imana ikuntumyeho. Ese kumbwira ngo iki? Atarambwiye ati Imana iramwe ngo nze nkubwire ngo ufite umuhungu wawe wagiye mu Bugande. Ati ndabona yamwe ngo yaraje. Ati ariko Imana ngo nkubwire ngo itorero asengeramo niryo ashaka ko nawe usengeramo, kuko niryo yakubwiraga kera kose. Bitamvuga nti ni itorero ry'Abadivantiste kuko buriye. Ndavuga nti ndabyemera, ariko maze kubyemera ndataha, ngeze mu rugo. Ubwo ndavuga nkabwira umudamu nti yewe turakwiye turagenda byo, ni kuko ndabona bikomeye. Ndetse ibintu twavira tujya guhinyuza, tukabihanirwa, twebwe n'abantu baturutse i Kanombe, tukabwirwa n'abantu b'i Gatsibo batanatuzi, nyamara batugomba kugenda. Ubwo tumaze kubivugana gutyo, mu gitondo kare umuntu abaraje ambwira ati Imana yaramwe mu rwego andikira umushumba mu buryo yuko wasezeye muri tuzasubiza. Bita nicara n'umuryango wanjye, ndavuga nti murabona ukuntu bimeze, mbaha ingero zose ukuntu Imana yagiye idutumaho kuva kera, ariko igihe kigeze ko itwimura ikadukura mu itorero, mu idini twari turimo, ikatujyana mu itorero ryayo. Abana n'umudamu nyine barabyemera, ndamwandikira musezeraho, mubwira ko ntacyongeye gufatanya nabo. Ubu nimwe nahinduye itorero, ntakiri mu Methodiste libre.
murakoze cyane. Ese madamu umuhamagaro mushya yawakiriye ati? Nkimara kubyumva numvishe bigoye cyane, ndatekereza ndavuga ngo ubu Imana nishatse kuturushya ubu tugiye guhura n'ibibazo. Ubwo ndatekereza nangira kureba itorero twari turimo, nangira kureba ibyaho, numva ngize agahinda kubera ko twabaga muri gurupe z'abanyamasengesho tugasengana na pasiteri tukarambyanya, nubwo nkumva sinavayo bintera ikibazo. Ariko nyuma naje kugira gutya mbambwiye abana ni rero ubwo ngeze aho mba nemera, ariko byangoye. Rimwe ngiye mu murima ndimo guhinga, numva ijwi rinsanze mu murima rirambwira ngo urimo kwanga kujya gukorera umurimo wanjye mu itorero ryanjye, ngo ubwo wanga ngo ibyo ufite uzaryaho bikeya. Ubwo nyine mpita numva ko ari urupfu rwaba ruje. Ubwo ndangije ndavuga ngo se Mana, numva nsubiye inyuma ndavaneka nemere ni tugende. Ni wa muganise ngo kari kubyemera, ni umuntu uzagenda ni Adventiste nuko genda bakongera bakamubatiza. Umuntu uzemera kwiga igice akanabatizwa ni warorohewe. Ubwo ndangije ubwo mba ndemeye, ntashye ngeze mu rugo nibwo bwakeye ku wa gatandatu. Ubwo ku wa gatanu nimugoroba ari wa gatandatu w'isabato, ubwo nganira n'abana banjye babiri b'abakobwa. Ubwo umwe kubera ko hari gahunda nyine nabona ko zigiye gusohorezwa nyine muri Methodiste, kandi none Imana ikaba yaradutumye vuga ngo umuryango wose nshaka kujya kumureba umurimo mu itorero ryanjye. Ubwo nahije mbagira inama ndavuga nti rero ku wa gatandatu mwageraga mukarangura ibintu mukajya gucuruza, none n'ubundi mugende murangure, nimuvuyeho muze. Ubwo ninjye nabo isewe ntabyaze, noneho muze mwihuta tujye mu isabato y'umuryango nyine mu rugo muri Covid. Ubwo birangije bana baragenda, burakeye baragiye, bageze mu nzira umwe umukuru agiye gushinga ikirenge ngo mva cyanze gutambuka, arongera ngo yashingura ikirenge biranga, baragaruka barambwira ati mayi nta kibazo dufiteho. Ndababwira nti nta kibazo mfite. Papa sewe ni so ntacyaryamye, ni gusa tegereje isaha kugira ngo aze dukomeze isabato. Ni mwihute mugende mutebuke muze twinjire muri gahunda y'isabato. Abana batera ubwo nta kibazo ufite ati reka twihute. Barongera baragenda, bageze mu nzira ahantu kure. Ubwo umwana nibwo yagiye kumva umutwe noneho urasandaye, amarira ahita amanutse ijwi ramubwira ngo urimo urajya hehe, ngo jya mu isabato yanjye. Umwana abwiye mugenzi we ati ubaye iki? Ati ndumva bikomeye, ati dusubire mu rugo. Ubwo abana bahise bagaruka, bageze mu rugo basanga amaze gutegura muri saro. Ubwo batimayi noneho birakomeye, umuto yarambwira ati birakomeye, ati jwe niwe musize mu nzira ameze nabi, ati none nge ndaje. Ubwo umwana ngiye kwiruka ngo njye kumureba niwe ndabona we n'ikibazo gikomeye kuko nese numva ngize ubwoba bw'Imana. Ubwo mbona nawe arahageze apfureka, nibwo ahise yicara aratunekwa. Hashize umwanya abazanye Bibiliya abatuga ati nimusome ijambo ry'Imana. Tubona tuzana ijambo ry'Imana rivuga ku by'isabato. Ubwo birangije abana bareka kujya kurangura gutyo, abana ibyo kurangura ku wa gatandatu bitari bavamo. Ubwo nayo ndavugana Imana, ni ndabibona ko dushaka ko tujya gukorera umurimo mu itorero. Ubwo duhita tubona ko nyine itorero ry'Imana ari ry'umunsi w'isabato, duhita twemera natwe, nanjye mitanemera ndahaguruka. Guhera uwo munsi sinongeye gutera umugeri, nahise mvanga amaguru yashyize imbere. Ngo ku gatandatu byagera ku isabato byagera nkategura tukayinjira mu isabato, tugateranira mu rugo nk'umuryango, tugafungura radiyo tukumva iradiyo ijwi ry'ibyiringiro, tukumva ijambo ry'Imana. Nuko tumba ngiye gutyo. Ubwo nuko nguko nahagurutse. Ni ukuvuga ngo mwakira ubutumwa bw'Abadventiste, nta rusengero mwagiyemo, ahubwo ubutumwa mumaze kububona mwatangiye kuruhuka isabato mu rugo iwanyu, kuko twari muri guma mu rugo, mukajya mufungura radiyo mukurikira ibyigisho, itorero ritabizi. Twaje guterana badufunguriye, twari duteraniye nko mu rugo nk'amezi nk'abiri.
umuhamagaro wanyu urakomeye. Dusoza se mama, ni iki wabwira abandi bantu batari bamenya isabato? Wabwira iki abandi bantu batari bumva ijwi ry'Imana ribararika? Ikintu nabwira abantu ni uko bafata umwanya wo gusenga, bagasenga babaza Imana uruhande bakwiye guhereramo, kubera yuko Imana yadusanze kubera uburyo twakundaga gusenga tukaba imbere y'Imana. Kubera ko n'umuhungu wanjye akimara kuza yaraje ambwira ku by'isabato, noneho ndamubwira nti twese turasenga. Arambwira ati ahantu Imana ibarebera nari amasengesho mukora mukiherana n'Imana ku munsi utari wo ku cyumweru, ariko ku munsi wo ku cyumweru washyizweho n'abantu. Ubwo nanjye mpita mbona ko kuko ari umunsi washyizweho n'abantu, Imana yitangiye kubitubwira. Ubwo ikintu nabwira abantu ni uko babaza Imana mu ruhande bahagazemo, ikabahishurira, izabahishurira pe, kubera ko Imana umurimo ni uwayo kandi umunsi niyo yawushyizeho, izabibahishurira nibaramuka bayisabye. Azina yanjye banyita Ndayishimiye Epafrodite. Turi hano turi kumwe n'ababyeyi bawe, batubwiye uburyo mu buhamya batanze, uburyo ari wowe Imana yari yaratanze nk'ikimenyetso kubwo wabaga mu Bugande. Imana yakubwiye yuko ari wowe uzajya guhindura ababyeyi bawe. Ese mu Bugande uriyo wari umudivantiste? Wanjye navuye nanga ndi umumeto, ngeze mu Bugande nsubira inyuma ndagwa, ariko ngeze aho ngiye kubyuka njya mu badive. Maje kugera mu badive mbagezemwo ndongera nsubira inyuma, nsenga mu isabato imwe nsubira inyuma, nge nanone nsubira mu byaha, nsubira mu isayo. Ngeze ndongera ndahaguruka ndongera nsubira mu badive, njya mu barokore. Noneho maje kugera mu barokore ngezeyo nibwo nari ndimo nsenga, dukora amasengesho y'iminsi 2. ari naho Imana itangiye kukivugana nanjye kuko nayishakanye umwete, itangiye kukivugana nanjye, najya kwisaba umwuka wera. Ngeze aho iransanga irambwira ngo itangira kunyereka iby'isabato, hanyuma irangije iraza inyereka mu banuza mu barokore, inyereka no mu badive itandukaniro bafite, inyereka abarokore bambaye imyenda icitse. Igeze aho igiye kunyereka mu badive bambaye imyenda myiza idacitse. Imana irambwira ngo kuko ngo riratorero nkweretse niryo torero ryanjye rifite ryambaye imyenda itari ibizinga idacitse, naho abari abandi nkwereka nabanze kunyumvira bagenda uko nashima. Ngeze aho ubwo ndongera mva ngo Imana yambimbwiye ku manywa turi mu masengesho mu kwerekwa. Mbigeze ninjoro none ndyamye ndota mbona umwarimu umwe mu badive gango muri Nakaseke araza ampa ibyo kurya ngo biranshimisha cyane. Uwo munsi wari umunsi wa gatandatu, buri butari isabato, wari umunsi wa gatandatu w'isabato, buracya mu gitondo ari isabato. Ngeze aho Imana mbona bangaburira ibiryo. Imana yambwira ati mu gitondo nshaka kugira ngo nanga kugenda gusenga. Imana yambwira ati genda ugende ugiye gusenga mu bameto nako mu badive. Imana yabikubwiraga gute? Imana iraza arambwira ngo ninjye mu badive, hanyuma ibyo yanyeretse niho biri busohore ndi biboneyo. Ndezo ndagenda ngezeyo umwe nabonye angaburira ibiryo bikanshimisha, arazanyigisha n'abandi ntarinze, ariko nagiye mbona nabamenye ngezeyo ndababona barigisha ijambo cyane riramfasha. Imana yambwira ati biriya byo nakweretse ni ijambo ryanjye bari kwigisha ribugufashe. Ngeze aho ubwo bambaye umudive gutyo, birangije nyuma noneho nibwo natangiye kubona amasengesho. Imana impa amasezerano yuko ishaka kuzanyura kandi kizakora igitangaza. Ubwo ndimo nihigi wacu mvuga ati wacu ku isabato ati bayimenya. Imana yambwira ati ni wanyu nzabasanga nzabigisha. Ngeze aho nkaya telefone wacu reka ndumva baracyari mu bameto, ariko nka Imana yari ifite umugambi wo kuzabisoza natashye. Ngeze ubwo ndataha, ngeze mu rugo nsanga iwacu kujya gusaka ku cyumweru bacitse intege. Ubwo birangiye ngeze aho Imana ikajya imbwira ati nzabahindura. Ubwo nanjye tukaganiraho bikeya nkababwira iby'isabato. Ubwo birangije birangira nabo babaye abadive b'umunsi wa karindwi. Ariko guhinduka kwabo si ukuvuga ngo ninjye wabahinduye cyangwa kubw'amagambo yanjye, oya, ahubwo umwuka wera uriya Yesu avuze asubiye mu ijuru yavuze ngo azabagenda imbere. Umwuka Imana avuze ngo Yesu avuze ngo azatugenda imbere, uwo niwe wangenze imbere, nzana nawe mu rugo kucangwa hose ku mipaka hose. Ni ibitangaza gusa Imana yaje ikora gusa, ibyo byose ndabishimira Imana. Ese ugaruka mu Rwanda wagarutse ryari? Mu Bugande wari umazeyo igihe kingana iki? Mu Bugande nagiye 2014
ngaruka bibiri na makumyabiri ukwezi kwa 11 itariki yari 20 nibwo nkanageje ikirenge mu Rwanda mva muka gutyo nako 20 nibwo nkanagiye mu Rwanda. uzanwe n'ubutumwa Imana yaguhaye bwo gusohoreza ababyeyi. Uhera hehe ubona uburinzi bw'Imana mu rugendo wagize kugeza ugeze mu Rwanda? Ni iki kikwemeza yuko koko Imana ariyo yaguhaye ubutumwa? Ikintu kinyemeza ko Imana yari yampaye ubutumwa, Imana yaraje irambwira ngo nzagucyura. Igeze ituma n'undi mukozi w'Imana araza arambwira ati Imana yagucyura, igutware ugende tayi wanyu mu rugo iwanyu mu Rwanda. Ngeze ubwo nyine aho ndahaguruka ndaza, ubwo ngeze noneho igitangaza Imana yankoreye nuko yavuze ngo nta nuza ntunga urutoki, nta nuzankoraho, byose hose zandinda. Ubwo naraje ngeze ku mupaka, kandi imipaka yari ifunze. Ari mu gihe cya corona. Ngeze aho ndataha ndavuga ati Imana uri hamwe nanjye, ndabizi neza natashye. Ubwo ngeze ku mupaka, Imana ikoresha abantu aho ngaho banyita abagande, banyitaho cyane. Ubwo abandi bafata bakabashyira ahantu mu nzu z'imbohe bakabakupita bakabica. Ngeze ubwo ndambuka nge nanga amahoro. Amen. Imana irandinda. Ngeze nanga mu Rwanda, ngezeyo nageze bamara ibyumweru 3 byose hafi ukwezi bari mu kato. Nge mamara nahamaze icyumweru kimwe cyonyine cyo twamaze kubera gusenga no kwizera Imana. Imana yakoze ibitangaza. Imana arambwira ati Imana arambwira ngo ndi Imana y'abaperezida bose, ndi Imana y'abayobozi isi bose ninjye bagenga, ninjye bagenzura, ninjye bayobora mu nzira zabo. Nta muyobozi ubaho ntamuzi, nta muyobozi uyobora atari njye umwimitsi, bose ninjye ubimika. Ubwo rero Imana arambwira ati bose nzabakurinda, ntacyo bazagutwara. Mbere yuko dusoza n'ubuhamya bw'umuryango wanyu tukumva undi muryango, ese umutware w'umuryango ni iki mwaha? Ni ubuhe butumwa mwaha abandi bantu mwari mushinzwe, dore ko mwatubwiye yuko mwari umwarimu mwitorero mwari murimo mukaba n'umubwiriza butumwa? Abantu ni ubuhe butumwa wabaha? Babandi wigishaga ubabwira ibyerekeranye n'idini ry'Abamethodiste, ni iki wababwira bitewe n'imyizerere mishya wakiriye? Murakoze. Vuga ngo ngewe byanteye agahinda, biranambabaza cyane nkimara kumenya yuko itorero ry'Imana ry'ukuri ari ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Bitareba nti igihe cyose namaze nataye nigisha abantu iby'ibyumweru, nyigisha abantu ngo Imana umbabarire, ni kuko buriya nayobeje benshi, nsaba Imana imbabazi. Uyu munsi rero ubutumwa natanga vuga ngo ndabwira abantu bose nayoboraga, amashuri yose naciyeho mbwiriza, yuko bakwiye gushishoza bagasoma Bibiliya neza. Nabo vuga ubutumwa twakoranaga bakigisha abantu neza, badaca hirya y'ijambo ry'Imana, badaca hino, ahubwo bakavuga ibyanditswe nk'uko biri, kugira ngo kuko namaze kumenya yuko twebwe tuzabazwa byinshi. Hari ijambo nasomye Imana yampaye, ndisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 17 kugera hepfo aho bisoreze ku 21 havuga ukuntu abazigisha ayo mategeko y'Imana uko atari abo ngabo bazaba batoya mu bwami bw'Imana. Mpita numva ngize inkota ku mutima, ni koko abantu twigisha abantu uko ntitubigisha amategeko y'Imana neza, ntitubigishe iby'Imana neza, abo ngabo dufite ibibazo yuko tuzaba batoya mu bwami bw'Imana. Iryo jambo rirambabaza cyane. Ndavuga nti ubutumwa natanga nuko abavuga butumwa twabanaga mu murimo w'Imana nabo bakwiye gusoma neza, bagasoma ijambo ry'Imana neza, bakigisha abakristo babo neza, kuko kutabigisha neza nibyo bizagira ingaruka kuri bo. Ubwo rero ikindi bundi butumwa natanga ku bakristo twakoranaga, n'umunsi hari bamwe dukorana twagomba kuba twanazanye ariko nabo bagiseta ibirenge. Nabo nuko guseta ibirenge babireka bakamenya ko itorero iby'Imana ari ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, bubahiriza amategeko 10 y'Imana, bakubahiriza n'umunsi washyizweho n'Imana ari wo Sabato, umunsi wa karindwi. Murakoze. Nitwa Niyitegeka Berenari, ndi umugabo ndubatse, mfite umuryango, umugore n'abana.
nanjye nasengeraga mu Abamethodiste, nari umunyamasengesho, nari mpagarariye n'abandi, nkaba umuririmbyi, nkaba dirija wa korali, nkaba n'umunyamasengesho, nari nyoboye gurupe y'abanyamasengesho. korali mwarimbagamo yari ifite abantu bangahe wayoboraga? Ese iyo gurupe y'abanyamasengesho nayo mwayoboraga babaga ari abantu bangahe? Gurupe y'abanyamasengesho ni abantu benshi bagera kuri 30 nibo nari nyoboye. Naho korali nayo ni nka 35. Mwakiriye ne gute umuhamagaro wabagezeho wo kugira ngo muhindure idini mwasengeragamo? Kubera ko ngewe nari mpagarariye abanyamasengesho, twari ku gikumba nyine dusenga Imana, umwuka wera atwereka ko tugomba kuza gusenga mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi. Ese Imana yabiberetse ite? Ni ibihe bihamya Imana yabahaye? Kuki Imana yabakuye aho mwateranaga? Gurupe rero twabagamo harimo abahanuzi, harimo aberekwa, ikagenda ibakoresha, aberekwa ikabereka, abahanura bagahanura. Umwuka wera atwemeza ko tugomba kuza mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi, kuko n'ubundi twumviraga Imana, buriya yabonye n'umwete dufite wo kuyishaka nayo iratubwira ati noneho igihe kirageze ngo mbimurire aho nababwiye, kuko n'isezerano ryo kwimuka twari turifite ariko tutazi igihe naho izatwimurira. Mbere y'uko muhawe iryo sezerano, ese hari ibicantege mwahuye nabyo? Ibicantege byo byabaye byinshi. Nkanjye nakubwiye imirimo myinshi nakoraga muri iryo torero. Bamwe bajyaga batwitambika bakatubwira ati si ko wari umujyanama, ukaba umunyamasengesho, ukaba n'umuririmbyi, ataho ugiye ubu ngubu iyo mirimo niko uzayikora. Nanjye nkababwira ati rero icyubahiro ni icy'Imana, kandi n'ubundi iyo twabanaga nayo niyo tukiri kumwe nayo, ikizima nuko dushaka gukiranuka, ibindi Imana izabyikorera. Amen. Aho mugereye muri iri torero, ese mwiyumva muti? Mwasanze rimeze rite mugereranyije naho mwasengeraga imbere? Ese mwasanze n'iki Isabato, kuruhuka Isabato n'iki birusha indi minsi cyangwa se ayandi madini? Ikintu twahasanze rero, ariko twebwe mu Bamethodiste habamo gahunda yo guhimbaza Imana, kuririmba, mbese ibintu bishyushye cyane, ariko abantu bamwe babigira inzitwazo ngo hariya mu Badive ngo ntibahimbaza Imana, ngo ntibabyina, ngo ntibitakuma nk'uko twari tubimenyeye. Ariko ubundi icya mbere ni agakiza k'Imana, umuntu iyo ashaka ubugingo aho Imana imushize aho ngaho. Rero ukuntu twahageze batwakiriye neza, mu Badive b'umunsi wa karindwi batwakiriye neza, nta kibazo. Ni ubuhe butumwa mwageza kuri bagenzi banyu mwasenganaga cyangwa se baba bagisengera mu idini mwabarizwagamo? Mbese ni iki mwavuga mu gusoza? Ubutumwa rero nabaha ni uko basoma ijambo ry'Imana. Itegeko rya 4 ravuga ngo wibuke kweza umunsi w'Isabato. Bamwe ntibajya banaryigisha kuko baryigishije benshi babacika, ariko iryo tegeko ry'Imana be gukomeza kurisiribanga ngo barikandagire uko biboneye, ahubwo ni uko nabo bakumva ijwi ry'Umwami Imana, kuko Imana irimo irihamagarira impande zitandukanye. Uzumva ijwi ry'Imana nazinangira umutima nk'uko natwe twabanje kwinangira umutima, ariko nyuma tukaza gusanga ko Imana ibana natwe, tugomba kuyumva. Turi kumwe n'undi muyobozi w'umuryango nawe wahawe umuhamagaro, akabwirwa yuko aho yasengeraga atari idini ry'ukuri, ko akwiriye guhindura. Reka nawe atwibwire, aduhe n'ubuhamya bwe. Murakoze cyane. Nitwa Munyarubuga Atanaze, nkaba mpagarariye umuryango, turaba umuryango w'umunani. Ngewe nkaba narasengeraga mu idini rya Methodist Bible.
ariko muri uko kusengeramo nkaba nari mfite umuhamagaro, mfite ibanga nsangamo. Igihe cyarageze umunsi umwe njya gusenga aho basenga mu cyumba mu masengesho. Imana irambwira ati mugabo mwana wanjye, nubwo uri gusengera hara muri radini urimo, ntabwo ariho umuhamagaro wawe uri. Igihe nikigera nzagushyira mu itorero nakugeneye yawe. Dusobanurire, Imana yabikubwiye iti? Ese ijwi ryaturutse mu kirere, ijwi ryakugezeho riti? Utubwire n'uburyo wamenye yuko ari ry'Imana. Impamvu namenye ko ari ijwi ry'Imana nuko uwo mukozi w'Imana akimara kumbwira utyo, nanjye nari maze igihe numva ijwi ndyamye nijoro, ikansanga ikabimbwira inshuro nyinshi. Ubwo nguma gusenga ntegereje nyine igihe nikigera ku bushake bw'Imana ko izabikora. Nkomeza kumva uwo muhamagaro muri ngewe ubwanjye rwagati nijoro. None igihe kimwe kubera ko uyu mwarimu wacu umunyakazi Emmanuel gurupe yasengeragamo niyo nanjye nasengeragamo yitwa Itabaza. Umunsi umwe Imana iratubwira ati bana banjye, ntabwo nshaka, igihe kirageze cyuko ngiye kubashyira mu itorero ryanjye nabageneye ry'umugisha ryera. Ati iri hariya muri sahani. Bikubitiramo ko iryo sezerano cyangwa se umuhamagaro nayo usangamo. Ndabyumva. Noneho icyo gihe tuva ntashye ngeze mu rugo ninjoro, ngiye kumva numva ijwi riransanze hari nko masaa 8 z'ijoro. Numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye, ati sahirageze yo kugushyira muri rya torero nakubwiye nagusezeranyije. Nanjye ndavuga nti ngaho rero nta kibazo. Ubwo ndabyuka mbibwira madamu, ni yewe ntuzi ko ejo bundi twagiye gusenga mu groupe yacu, naje nkubwira icyo yatubwiye, none n'ubu nanjye ubwanjye rongera nsanze. Kandi wibuke ko nayo nsanzwe mfite uwo muhamagaro. Ariko noneho nsubiye inyuma nanone, nkaba hari igihe najyaga kubona nkabona ndi kuririmba indirimbo ntazi. Ariko kubera ko nsanzwe numva radio ijwi ry'ibyiringiro, nkumva izo ndirimbo ndiziri nko mu badive, ni nk'iz'abadive. Nkabwira madamu ntese ko ndi kujya numva ndirimba indirimbo z'abadive, ko ndi Methodiste, nzava muri Methodiste njye mu badive birashoboka? Simbizi. Madamu nawe ati simbizi. Igihe kiragira noneho nza no kubona urusengero rwubakwa. Mbona ahantu hari kubaka urusengero harimo biriya byuma by'amarayirayi bari gusudira, ariko nkabona ni mu badive. Ibyo nkabibwira madamu. Noneho igihe kiragera nza kubona undi mukozi w'Imana arambwira ibyo kujya gusengera mu Badivanisti. Aranambwira ati n'ikimenyetso Imana igusanga ntumenye kwigusanga, ntumenye kwikubwira. Ndabyakira mfira kwibanga n'ibyo ngibyo ndabizi, ariko ubwo buriya nakunda ubushake n'ubwo witeka. Ese aba bakozi b'Imana bakubwiraga kujya gusengera mu Badivantiste, bo babaga ari Abadivantiste? Oya, ntabwo babaga ari Abadivantiste. Bamwe basengeraga muri ADPR, abandi basengera muri Methodiste. Oya, umwe yasengeraga mu Badivantiste, umwe nawe yasengeraga. Abandi ndi umuntu wabimbwiye sinibuka itorero yasengeragamo, ndumva ari Abasinayo yasengeragamo, abimbwira gutyo nawe. Ubwo noneho kinyemeza ko ari umuhamagaro w'Imana. Ubwo naraje mbibwira umugore ntiyabyakira, arabyanga. Ati nge ntibishoboka, sinshobora kujya mu Badivantiste. Nge ndavuga ninubaha Imana, imvugo yayo ibyo yagiye ni byinshi cyane kandi byagiye bisohora. Iyi ni Imana rero yatubwiye, ntabwo twavangiye. Gihwira ariko ubushake bw'Imana uzabikora. Umunsi umwe rero umudamu ngiye kumva, n'ejo bundi ngiye kumva numva arambwiye ngo yewe napingaga ibyawe, none ndakwemereye kuko nijoro Imana ibyo yanyeretse byantangaje numiwe. Nibiki se wakabyarawe? Ati nagiye kumva numva ijwi riraje rirambwiye ngo mwana wanjye mugore, ndimo mbahamagara kujyaho nabahamagariye, mukaninira mukanyanga mukanga kumva. Ati imbabazi zanjye zirarangiye, ntabwo nzagaruka ukundi. Ati izi nizo mbabazi za nyuma, nimuhaguruke mujye gusengera aho mbashake mu Badivanisti. Umudamu arabaza atese ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Mbere yuko abwirwa ngo mu Badivanisti, uwiwangira arabaza atese ahantu uri kumamagarira ninjye mu nsubire mu Bamethodiste. Atereka njye mu ADPR, atereka njye mu Gaturika, atereka da ndi kubashaka mu Badivanisti. Umudamu arabimbwira n'ibindi byinshi yamubwiye.
ndamubwira nti ukoze nyine si ibyo byibyo sinabikubwiraga nubwo rero nugwagora arambwira ati nuko mfite umwana ufite amezi 5 kandi nibyemewe imba nari kugutanga ntabwo ari kuntangaho bikera naguhakaniraga ntabwo nabyumvagamo ariko noneho byarangiye ntisawe Imana ishimwe nibwo rero nabonaga zirandaza numva rwose ko ari Imana iduhamagaye ari mu mugambi w'Imana kuko si ubwa mbere imbwira byinshi kandi bigasohora bimwe nkabibonesha n'amaso yanjye ni byinshi ndavuga ni nini Imana iri kumbwira rero nta gusuzugura kuko namwe mbwirwa ko igihe kizagira nkagushyira mu itorero n'iryo rya torero rya Imana yambwiraga rero nta mpamvu yo kuninda nani mpamvu yo kudindira kubyibasa. Ese mu gusoza utekereza ko ari Imana igushakaho kuba Imana yaguhamagara wari usanzwe usenga uri umukozi wayo hari byinshi ukora ariko ikakubwira iti itorero urimo si ry'ukuri utekereza yuko ari Imana igushakaho ku buryo yaba yarakujyanye mu itorero rishya? Murakoze icyo nekereza Imana yabinshakaho nuko yarebye isanga mfite inyota yo kumva ijambo ryayo kandi yareba isanga ngomba kugeza ubutumwa bwiza ku batabizi irareba isanga ngomba kuyobora abandi bayobye batagisenga basenga ku munsi utariho. Imana ibona ko nzagenda nkababwira kandi bakumva nkababwiriza ubutumwa bakumva kubwuko ifiteho umugambi wo kuvuga ubutumwa kandi Imana akanwa kanjye kaba yaragasize kuvuga bakumva. Mbere yo gusoza ese hari icyo mwamushaka kuvuga mugeza ku bandi? Icyo nashishikariza abanisize inyuma kandi abizi neza cyane ko n'abandi bari mu guhamagarwa nubwo batari kubyakira neza nabasesikarije kumva ijwi ry'Imana hakiri kare kuko Imana niyo ejo muri uko kuduhamagara avuze ati ngiye gutoranya hirya no hino ngiye gukora mu madini abataranyumvira abo ngabo bari bugirweho ibimenyetso n'ibihano. Ubwo icyo nabashishikariza nibiyarure hakiri kare batari bagirwaho umujinya w'Imana kuko ahantu bari kuyoba kuko nanjye nasanze narayobye ariyo mpamvu Imana iri kudukurayo nabo nabashishikariza kumvira umwuka w'Imana kuko Imana ibahamagara bakabyitabira bakava mu buyobe kuko namaze gusanga ku munsi wo ku cyumweru ari ubuyobe cyane dore ko by'akarusho ikintu kinanshimishije cyane cyatumye ndushaho no kwizera ko Imana ariyo iri guhamagara. Kera nahozeho ndi umugaturika ariko njya gusezerana twigira umubano habajije padiri nk'abantu b'abasore baturi kwigira umubano wo gushyingirwa turamubaza ati se padiri ko tuzi ko abadive baruhuka ku munsi w'isabato twe tukaruhuka ku cyumweru byaje gute? Ntabwo nzibagirwa padiri yadusubiza tumva uriya munsi wo kwisabato ni umunsi Imana yejeje ni umunsi wemewe ni umunsi ati nubwo tutawukora ariko twubahiriza amategeko y'abana b'abantu natwe tubirenzaho tubizi ntabwo tuwirengagiza natwe tubizi. Ubwo aho hantu rero nibutse padiri avuga ibyo bintu ndavuga nti urabona ko abayobye ari benshi. Ubwo rero nkifuza yuko abantu bajijuka bakubaha umwuka w'Imana bakumvira Imana tugakora umurimo w'Imana kuko igihe tugezemo ntabwo tukiri mu bujiji no guhuguka tukajijuka tukasenga ku munsi wa gatandatu no wejejwe n'Imana yaruhutseho tukareka kuva mu buyobe ejo tutazariba. Pasiteri w'intara ya Murehe akaba ari nawe uyobora itorero rya Gahengeri yashimishijwe n'icyo Imana yakoze akaba yishimira umusaruro Imana yabazaniye n'uburyo umurimo wabo wagutse. Agiye kutubwira ishimwe rye agere n'ubutumwa atanga ku bantu bose. Urakoze. Nitwa Pastor Albert Hakuzimana umuyobozi w'intara ya Murehe muri Firidi ya Kigali. Nkaba ubundi kuvugira ku itorero shinzwe kuyobora rya Gahengeri. Ni itorero muri minsi twabonye ibitangaza by'Imana. Ni itorero dufite amatorero abiri Methodiste na ADPR. Abizera basohotse muri ayo matorero baza barangajwe imbere n'abarimu babo mu buryo bushimishije. Tumaze iminsi muri ukwezi kwa gatanu dufite ibyishimo byinshi. Buri sabato nkunda kuza ku Gahengeri kugira ngo mfashe abo bizera bashyashya bitegura kubatizwa muri iyi minsi. Ubwo rero muri make dukomeje kubafasha tubafashisha byinshi ndetse ubu twafashe ingamba zo kubagezaho ibitabo byazabafasha mu myizerero yabo mishyashya
nk'ibitabo by'intambara ikomeye, inkuru itera ibyiringiro, ibyigisho bya Bibiliya, ndetse tukaba dusaba n'abandi bari kunyumva muri aka kanya bari kutwumva ko badutera inkunga, kuko abantu bari kuza badusanga ari benshi, kandi dukeneye ubufasha nanone kugira ngo n'abataragerwaho n'ibyo bitabo navuze haruguru twari kusanije, bamwe tubabonera ibitabo ibyo navuze, ariko harakeneye indi nkunga nyinshi cyane y'ibitabo kugira ngo bagire mu by'ukuri ibyo bamenya birebana n'itorero rishyashya ryasigaye ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, itorero rimaze igihe ku isi, itorero rigendera ku mahame ashingiye kuri Bibiliya. Muri ubwo buryo rero, mbere y'uko ndangiza natanga ubutumwa ku itorero ryose muri rusange ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi hirya no hino ku isi, mu Rwanda no ku isi, ndetse ko burya hari abantu bicaye mu matorero aruhuka icyumweru baramaze kwakira ubutumwa bwiza bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bakaba batinya kwerura ariko baramaze gutsindwa. Akaba ariyo mpamvu rero nk'uko nkimara kumva iyo nkuru, njye nagiye mbatinyura, bamwe tubasanga no mu ngo zabo tubabaza icyo batekereza ku itorero ryacu, bamwe bagafatira n'ibyemezo aho ngaho. Muri ubwo buryo rero mfatanije n'abakuru b'amatorero ba Gahengeri, ndetse hari n'ahandi baturanye na Gahengeri Banzige, abo bose twagiye dufatanya kugira ngo tubigishe amahame tubasanga no mu ngo, kandi nkaba nkeka neza yuko bizabyara umusaruro mwiza igihe umubatizo uzaba wabaye. Hari benshi bazahunga Satani basanga Yesu, bakazahabwa ubugingo buhoraho. Muri ubwo buryo rero mbashimira cyane, saba itorero rya Gahengeri kugira ngo ryite kuri abo bantu bashyashya, ubizera bashyashya, baberera imbuto, babafashe. Ariko abamaze nabo kwakira ubutumwa bwiza bw'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, nabo ndabasaba ko batarekera ngo bavuge bati ngo ushize impumu yibagirwa icyari kimwirukanye. Bari bamaze iminsi banihira Isabato ngo bazayiruhuke. Nabo ndabasaba kugira ngo basubire inyuma aho bari bavune, bakora ivugabutumwa rya bucece, abo bari kumwe bari mu nyigisho z'ubuyobe, nabo bazane kuri Yesu aho bazabonera ubugingo buhoraho. Muri ubwo buryo rero mbashimye, shimira ndetse namwe mwadufashije kugira ngo iki kiganiro kizahite ku mbuga nkoranyambaga, benshi bazabisome, kandi shimira aba bamenye ubutumwa bwiza, uburyo bavuga bashize amanga, nta soni, ubona neza yuko icyo bari bategereje bakibonye. Imana izabakomereze mu kwizera gushingiye ku mahame ashingiye kuri Bibiliya, nibyo mbasabira mu izina rya Yesu. Ese mwakiriye imibare ingana iki? Imibare twakiriye ni myinshi. Mu Abamethodiste tumaze kwakira abantu bageze kuri 32, noneho muri ADPR tumaze kwakira abantu bageze kuri 21, Katolike nayo ntiyasigaye. Iyi saha turi kuvugana tumaze kwakira abageze ku 8. Ubwo rero hamwe murumva ko ari abantu barenga 60 hafi 70. Imana ikomeze ibakomereze mu buntu bwayo ku bwa Yesu.